projet ni Dictaphone seti. Reka dukuremo FRP iyi telefone. Ayibonye ni Tecno Pop 6 Go BA6. Reka tuje mbere, let's go. Nabanje gufunga isimukadi nkoreshe PUK code y'ama05, none niyo tugiye kwifashisha mu gukuramo iyi FRP. Aho yishyiremo iyo simukadi twafunze. Noneho urakanda kuri iyo simukadi igomba kuba ifite aba contacts cyangwa se umuhamagarana. So munyihanganira nibagiye gushyiraho wifi, ni ngombwa kuyishyiraho. Reka dusubire inyuma duconnecting wifi.
ngaho himba patana yawe iyo ariyo yose nshya. Aho suzuma niba password yakoze, urareba ko yamaze kugeramo. Restart, ubwo tujye kuri startinga telefone. Koresha ya PUK code. Nurangiza wongera ukoreshe ya password. Intambwe zikurikira ni ukugarura ziriya po twafunze 29 no gukuramo PUK twashyize muri phone, twarangiza tugakuramo ni password. Komeza urebe video, turacyakomeje. Ntabwo byakunda kuko nta muriro uhagije urimo, ariko nta kibazo, n'ubundi turakoresha ubundi buryo. Reka dushyireho power bank turebe niba byakunda ko tuyifomatinga. Bidakunze nabwo dufite ubundi buryo turakoresha. Bikomeje kwanga, reka dukoreshe ubundi buryo nabwo bworoshye. Gukuramo ya password twashyizemo.
ya PUK code twashyize muri simukadi, komeza urebe uko bikorwa. Subscribe. Remember to subscribe, to like, share, and so on. Thank you for watching.